Ndi papa Sava. Mwaramutse. Amakurura. Turamahoro papa Sava. Papa Sava. Bwakeye amahoro. Ndarushana n'agasozi kameze nawe kakabutiye. Papa Sava. Yego ko mana ishyano ricitse umurizo. Nukuri da. Papa Sava. Ishyano ricitse umurizo nukuri kw'Imana. Yego ko umugabo bese ubwo ndibuka izina ryera umugabo bita Karimba. Karimba ngo niba ari Karimba Tadeyo. Epfo mu Gacyamase. Oya wo haruguru yaho uba hanze muri Amerika ntabwo umuzi. Ndamuzi nyine. Wo ku kigore ngo bitaga Bibi. Wo kwa Bibi. Umugabo rero Papa Sava ni nayo muri nindije iyo wamunuwe. Ni no mpamvu je nahagira. Urazi nanjye ko ntaye ngo renyesoka. Umugabo rero yagize ati aba ngo ahamagaye umukomisiyoneri w'inaha. Aramubwira ati komisiyone ndashaka kunkinira dira. Ndashaka umugore w'umunyarwandakazi mwiza rwose. Ukamunshakira jewe nawe tuzavugana. Ariko nanjye nkamutunga kandi ifite ifaranga. Nkamujyana ndetse no muri Amerika. Rwose. Umukomisiyoneri nawe aravuga ati ibyo ndabikora niko kazi ishinzwe. Umukomisiyoneri arajya muri dira. Arakugendera. Areba hari ikidamu kiri kumubuga ukikiye ikibuga cyaho hari ikidamu kinini cy'amatari ngo niba bakita Suzanne niba ari mu liberata udingitse ibibuno abyaye akakamije w'ikiyobe cyiza cy'ikizongera ndamwibuka liberata. umukomisiyoneri batembye kuri liberata ambwira ati liberata nkuboneye umugabo ukize umugabo uri muri Amerika ufite ifaranga aturamwemera undi ataho ndajyamo. Umukomisiyoneri aravuga ati muzahura ari kuwa gatanu azararaje kuwa gatandatu nibwo muzakubitana. Ubwo rero umukomisiyoneri icyo yakoze yashatse na yamazu aba diaspora baza bakajyamo ngo niba bazita paritoma. Yego wafura none ubwo barayishatse. Reka rero liberata azaza kubitana na wa mu diaspora. Aragiye barakubitanye bamaje gukubitana ubwo bararanye umunsi umwe bararanye ibiri bamaranye hafi iminsi 3 kandi ubwo ibintu yarashwetse yaruzuje. Oya ibyo mbibaze nabi paritoma ni yanyuma ahubwo uwo yaraje amushakira inzu yindi bayibanyemo bamaje kuyibanamo rero urumva ashyiramo buri kimwe cyose akubitamo intebe akubitamo akabati akubitamo ibintu byose tayari. Liberata umugabo we ntahari. Liberata se reka liberata se uriya afite umugabo ntabwo liberata afite umugabo abyaye babiri ariko nta mugabo afite. Ndacyakubarira inkuru ariko winca mu ijambo. Liberata rero abona ibintu nyine yari yarabaye cyaradamaraye yumva ibintu byose abishakira igihe abibonera igihe aravuga ati nguye ku mugabo. Nyamugabo rero sinzi uko yiraye. Ubwo urumva nawe yabaje naha abashaka gusohoka no gutembera yewe wenda yajyaga no guhahira umugore ngo arebe icyo amuzanira.
yarakugendera ibera atarafata bya bintu byose papa sava arapakira niba yarashatse akamodoka niba ari kugurumva niko yashatse none se akabati intebe ameza ibintu amagaze mbese bari bararangije kwemeranya kubana baseze umudiaspora yari yavuze ati rwose tugiye kubana ibintu byose bizabaterebye ariko urumva nyine ashaka ibyo bintu amushyira mu mago ubone ko ngo basigaye babyeta ngo babushyize mu mago nuko ariko umugore akamubera indyarya abantu b'iki gihe papa sava urumva we umugabo yumvaga ko abonye umugore naho umugore ari kumukatira aravuga ati iki kintu ngiye kukirya nyinyunyuze yahise apakira utwerero twose aratujyana umugabo azikubite mu rugo asanga isha yarenze kera biba biramucanze ahamagara nuza wa mukomisiyoneri ati yewe gaye umuntu arankinishije ati ibintu yejeje ati niba inzu yabibaye yamubereye mbi akaba yimutse ubuze yakwimuka ntabizi ati shakishiriza wamisiyoneri atumva witigiye ntiwombwiye ko ufite ifaranga njye noneho reka nkushakira umusimbura ndagushakira kandi none ugendanye n'igihe ati ngaho usengirira vuba muntu we ngirira vuba umukomisiyoneri araho nubwo ari gutapfuna ifaranga bariya abantu baba bafite amafaranga papa sava abaramubwira ati namubonye da ati namubonye aragiye amushakiye undi ati ariko noneho njyewe ngibi ntabwo ndongera gukodesha ntongera nkahura n'icyubiki kanyubikira njyewe reka mujyane he muri paritoma niko muri aba mukubisane buriya ni nkahera yamujyanye hari hejuru iriya no haba amazu meza hejuru y'umujyi umugore aramubwira ati rero umukomisiyoneri aramumuzaniye baravuganye ati ngewe rero ndagukwa nkusabe nkukwe buri kimwe ati ndagusaba da inkwano ndazitanga dusezerane ku murenge ndetse no kwa padiri dusezerane ati se mu gihe kingana iki ati ndashaka ko birangirana vuba kuko ukwezi kumwe turaba tunigendeye mwamubwira ati bidakunda se ko ikintu ikibura ari amafaranga ngiye nk'abanyafite ati birabaterebye umugore arabimwemereye amukubise ndetse inkwano ntuzimbaze papa sava barabaraga ngo ni byinshi ngo barateba yaramuhereje atakira ibintu bimwe reka tubanze tubivane mu nzira ubundi nzagenda iwanyu amafaranga narayaguhaye yitwe ko nkusabye nkukoye nkugirane ariko kera kashi afite amafaranga nuko arakugendeye rero umugore amukubise muri paritoma iyo ngiyo amajije kumukubitamo bya bifaranga mu minsi mike cyane mugore abanyuzeho nta nubwo byo byabaye nka kabiri niba inshuro zarenze ebyiri kurumva yadihagaho akadi abaragiye afashe bya bifaranga byose naho uwo mugore yari afite umugabo wa kabiri yari afite umugabo abantu b'iki gihe papa sava yakira inkwano ni abanyamitwe baba barebarega bati bariya abantu bafite amafaranga kandi iminsi afitemo inaha n'imikeye arahita anyuraho amafaranga amajije rero kuyakacira wa mugabo araza ati noneho nanjye ubu ngubu ngiye kubereka ko ntiganye nabo uyu muntu ndamushaka iki gihugu cyacu gifite umutekano ndamushaka paka mubonye yagiye abaririza urumva reka burya n'aya mazina mbese ubu wakwihisha hera amafoto baba bashyize ngo ku masosho media hose ubwo urumva yari kumuyoberwa yaraje rero akubita revaga muri utu tuyira tubiri umugore yatahaga kuri ya nzu iyi ngiyi ifite konoshi ukatiye inyuma mu gipangu cy'inyuma amugwaho yaraje ubwo yifete urumva wowe wonye iryo shyano ry'amafaranga yari yisha agasozi hepfaga ahubwo reka sinakubwira yaguraga icyo ashaka yatumizaga icyo ashaka ndetse nta nubwo yarakigenda kuri moto ngo tagisi vatiri yarazaga igaparika umugabo ati arashishoza abona niwe ati ndagufashe rero ntunyikura papa sava hasi hejuru ati wandekuye hasi ati sinkurekura ati sinkurekura ati mama amafaranga yanjye mwarambaza ariko wowe ntuyagendana ati ariko se wa mugabo urambaza iki arega batangiye kugundagurana barashite bamaje gushika wa mugabo wa mugore ngo ba ati hanyuma sanze barwana sanze ari yamuhomagoye ariko yamuhomagoye nawe nabonye ijisho rimwe rireba hejuru ryamanutse yari yamusumbanije amaso yabaye papa sava ariko kurya utw'abandi ni bibi
umugabo rero niwe wamutabaruye aramubwira ati ndekera umugore se stop wangere nkwereke umugabo ntiyakamye ikimasa umugabo ntibyagenze gutya ati aho kugira ngo ngewe mfe reka nkizwe n'amaguru amafaranga nzashaka yandi ntago ariyo yanshatse ningewe wayashatse nzayashakisha nyabone ubwo umugabo ntamaje kugenda wa mukomisiyoneri nawe aba arahikubise atari ko buri yagiye ntago mungendana amafaranga wariye ni menshi kandi iyi diro ninge wayikina ukampereza rero nanjye amafaranga makabati wanyanaye mbwa mve mbere cyangwa ujegeze te nkoko bitese nkuhombanye pate korekera shoboje w'igicucu baramuhaye wa wundi wa mbere nayo byose yabikoraga ari uwo mukomisiyoneri ariko rero inkuru y'umwana isubira nyuma uzi ko uwo mugabo iyo diro yayikinanye nabo bari bashakaga kurya uriya mu diaspora n'uwo mugabo yarabizi umugabo nyiri umugore yarabizi ako basavuze ko abantu barangiye wabizi bose babizi ahubwo komisiyoneri we bamukenyeje yagakenyeri urumva yakoraga diro avuga ngo bazagabana ari wa wundi w'ibintu yaramuhejeje ari nuwo nguwo aramuhejeje asigara no ibintu se ubwo se ndabitangiye ubyumva papa Sava no ibintu noneho niwe wamukuyeyo nyine yamukuzagamo agira ati bicikane tuzabigabana bicikane tuzabigabana inkuru ntamenye niba wa wundi wa mbere w'ibintu barabigabanye ntabyo nzi usibye ko abona gafite gahinda yajaririwe bamubwira ariko nibyo none se arabeshya undi muntu ariko rero reka nkubwize ukuri sepe nibiba bipfuye nyine yego icyambere aho ngaho ndimo kumvamo ibintu bigera kuri bingahe kuri bibiri hari ibintu byo kubura ubunyangamugayo icyo se kimwe uracyemera ndacyemera cyane kuri uwo mugabo n'umugore we na wa wundi w'umujura erega biri buza kubana byinshi ariko nanone twibaza umuntu arahurudutse ati mu kwezi kumwe ndambonye umugore si ibyo byose ukekera umuntu ntiyagiraga umuranga cyangwa da ubu ngubu umuntu arirangira akavuga ati niganye n'uyu nakoranye n'uyu cyangwa nkorana na musaza cyangwa ukamurangira rwa n'uwo musengana n'ibiki byose huruturi ukwezi kumwe ubundi ubwo mugore yaba ari mugore gateke uvuye iriya bagutuburiye gutyo ngo ngwino baguhuje n'umuntu ntimuziranye mbese wowe ari nkawe ariko nanone buriya papa Sava njye uko mbona biriya bintu byaba nk'icyaha biriya bintu hari ingingo zarengera uriya mugabo n'ubwambuza ahubwo ngiye iyo maba noneho ari guhita mpamagara ubuyobozi n'ubwambuzi urumva atari ubwambuzi bushukana mbese amafaranga bayariye ari ayabo umugore azi ko afite umugabo agiye gufata amafaranga yitwa y'inkwano yari yatandukanye n'umugabo wese komisiyoneri na papa Sava uzi ko iyo mbimenya nagiye diro nari kuyijyamo nkayikina da wayikina buri ukamushakira umwavoka wowe ububizi yeshwa no kutabimenya papa Sava cyo nguko nawe ugiye mu nkuru ariko ikeneye kirayi mba nkwambuye bakita kinigi nekenege koko yabakiranegere mubyibuha mwariye bambe ariko se papa Sava amavuta amatabya ya mavuta ikirayi reka nkubwire zana nk'inkoko ntara neza intara nkwereke we papa Sava yewe wagira ngo nari nabimenye cyo ngukora abagabo bariha baburaye se amubyeyi twarakuze umva gira bwangu nanjye mba nabimenye wagira ngo ndaragura cyangwa nderekwa wagize ngo se nurunobane nakwambiye yewe papa Sava akira da akira urunyogwe akira urunyogwe papa Sava ewe ariko ubundi arajya yose nayanjye se yose cyamaye gasogoko papa Sava suka neza kugira ngo ntukoza se wa mubyeyi none se wa muntu urunyogwe ni mu birayi se bagize ngo ntibari papa Sava kera urunyogwe n'ibirayi bakabiteka bakabivanga niba uri mukuru babikozaga iki bakavanga nka bimwe by'inuza by'inderabageni
abageni papa sava cyangwa mu gatoki yego papa sava ndabizi babishakiraga abageni kira babigaburiraga abageni nyine ngo kugira ngo niba bari muri harabwenge yezaho rero ngo badasohora umwuka wo hanze bakazabura wo hasi bakazabura uruwakara pe ni ukuri kw'Imana muvange murako mwigenza ni ukuri none se papa sava mama sava sari hehe nako yagiye nanjye ntarabyukara kare cyane kare rwose kare cyane ariko uyu mugore we unanirwa kubyuka ngo atunganirize umugabo agiye yewe ubu abatabutse koko agiye papa sava hari ibindi abagiyemo nawe by'akazi none se ubu kandi papa sava ubu rero niwe naje nshaka niwe nashakaga papa sava narinje kugira ngo ntizi inkweto ubundi mbarushe papa sava ariko wa mugani waje ubu ntawe ubaze ni mama y'Imana waje papa sava nibanda sugiye kurusha none ndaje mbarushe nanjye mbakuzeho ubu ngobo ndi ingurutsi ndaje nkuzemo Ramazani na Ndimbati nawe ugiye kwiga cyane rwose cyane bitari hafi papa sava byadutse buri ngewe uzi noneho ngiye kubigenza kubera ko burya ndi umuhanga ngiye gutaruka mu wanyuma mpere mu wanyuma nta nubwo ngewe ibingibi byo kuvuga ngo mu wa mbere mu wa kabiri ndatangirira hejuru ibyo hasi utabyize se urankinisha wowe harya papa sava umwaka wa nyuma w'amashuri abanza urangiriza mu wa kangahe si mu wa gatandatu se so bakorera aho rero aho niho ndinjirira niho winjirira cyane rwose gitare none se urinjira utize ibyo hasi mbishaka wikise burya ko ari mu papa sava ubona ntari umuhanga njye ubona nagara nka biriya bigabo niba uri umuhanga nanjye ngiye kukubaza unsubize ndakubaza mbaza papa sava igihekane mpya igihekane mpya kiba kigizwe n'izihe ngombajwi igihekane mpya pana pya cyangwa mpya igihekane none se papa sava ni iyihe nteruro kiba kirimo ngo numve ko nkize Kalisa yamshonyoreye ikirenge nereka ntabwo ari pya ni mpya yamshonyoreye ikirenge cyo numva ndumva ntabwo wagerageza oya cyo mbwira ikindi nshwa nguye interuro nacyo se nguye interuro mbwira numve inshwima iri hejuru y'inka iri ku mugongo cyangwa inshwima iri ku mugongo w'inka nshwa naho ntabwo ujyamo akona koko numva kagiye kunkubita mpaye yingurutsira ngo ikindi se cyo ndagikora fwa urayiga ntangare wa mubyeyi we nguye interuro nacyo se numva ndi gushya papa sava interuro igifwera kigenda gifwakafwaka mbese nibyo ni si cya kindi cy'ikijonjori kiba mu rutoki kimeze nyine cyo ndakizi nyine vuga ingombajwi nyine ziba zigize fwa icyo nagishushanya papa sava ni ukuri pe nagishushanya ese ko nkubwiye ingombajwi nkubwiye gushushanya ugiye kwiga muri ekoro udari se yewe ko nyiragitare urahera mu wa nyuma harya ibihekane niba byiga mu wa mbere no mu wa kabiri no mu wa gatatu utari wamenya n'ibyo mu wa kabiri no mu wa gatatu ko numva ntiyera ibyo babyigira mu wa gatatu mu wa kabiri no mu wa gatatu reka mperaho neza urahera aho ngaho utazi n'ingombajwi uko zikurikirana
yabona hayera pe nkakomeza urahera mu wa mbere wige ingombajwi ujye umenya uko bafata fa bakongeraho ya bikabyara ikigekane ko numva bitoroshye none se wagize ngo ni ukujya gukina aho ngaho ndahiye kabisa none se mana we rero papa SAVA use ndumva mbabaye rero bari abagabo naringiye rwose mbese kubanyuraho neza neza nkabanyuraho ariko ntacyo papa SAVA rero nyine numvaga mama SAVA yantiza udukweto twiza tw'umukara n'amasogisi mbese ariko nawe agakapu n'amakaye nyine agakapu n'amakaye ntabyo ufite se wowe nyine aba ari njye ubigura Papa SAVA